uko byagenda kose ugomba guca muri ubu buribwe, ndetse nubona utari guca muri ubu buribwe 10, ntuzibwire ko hari inzira urimo, hari urugendo urimo rw'iterambere, ndetse menya ngo uzaguma mu bukene, kuko uburyo bwonyine bwo kuva mu bukene nawe ukabarirwa mu bantu bafite amafaranga, bafite urwego bariho, ugomba kwemera, ugomba kwihanganira ibi bintu 10 ngiye kukubwira, ugomba kwihanganira ubu buribwe 10, kuko buri wese abucamo kugira ngo ave ku rwego rumwe agere ku rundi mu bigendanye n'ubukire, mu bigendanye n'imibereho myiza. Ndetse hano niho ugiye kubona ko hari uburyo twibeshyamo, tuzi ngo turi mu nzira z'iterambere, turi mu nzira zo gutera ubukene ishoti, kandi ahubwo biri mu magambo gusa, biri mu ntekerezo gusa, cyangwa se twanakora waba wanakoze ukabona uri gukora mu buryo butari effective, mbese ukaba uri gukora muri bwa buryo butakubyarira umusaruro uko byamera kose, imbaraga zose waba watakaje. Ibi ni ibintu 10 twihuse cyane mu ncamake, kuko sinshaka kubatwarira umwanya. Ni uburibwe uba ugomba gucamo, ukemera ukabucamo mu gihe cyose uba ushaka guhunga ubukene. Burya erega nutekereza neza, nushishoza neza, ntago ubukene ari ukubura amafaranga, ahubwo ubukene ni ukwanga izi kondisiyo, ni ukwanga kuba muri kondisiyo zigoranye, ukavuga uti njyewe ngomba kwibera ahantu hari comfortable, ndetse ukumva ko aho ariho hawe tayari, aho hari comfortable niho n'ubukene buherereye, cyangwa se aho wumva hakunejeje, aho wumva ufite umutuzo, aho ngaho niho ubukene buri. Dore ibintu rero biteye ubwoba uba ugomba kubanza gucamo mbere yuko ubukene bugenda. Ikintu cya mbere, burya banza usobanukirwe ko gukorana umurava, gukorana imbaraga, cyangwa bimwe twita hard working, ibyo byonyine ntago bihagije kugira ngo ubukene bugende. Reka. Kuko ni witegereza urasanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bakorana imbaraga ndetse bakitanga pe, ariko bagasaza ari abakene. Burya imbaraga zidafite strategy ntacyo zakugezaho. Bibaye ari ibyo, abahinzi, aborozi baba ari abantu b'abakire, baba ari abantu bafite amamiliyari n'amamiliyari, ariko siko bimeze. Burya nujya gukoresha imbaraga, koresha imbaraga ariko zifite strategy, zifite umupango. Wowe wipfa kwishyiramo gusa ngo uzakoresha imbaraga, it doesn't work. Kuko uzarebe burya n'umuntu ugiye gucuruza, mbere yo kugira ngo ashyire imbaraga mu byo agiye gukora, arabanza akiga isoko, ati se abakiriya bazava he, akareba ati ese nimpomba bwa mbere nzabigenza gute, backup nzayikura he, ese bizamfata igihe kingana iki kugira ngo mbe ngeze ku rwego runaka, ese nzarangura hehe, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byerekana ko atari imbaraga agiye gushora gusa, ahubwo afite na strategy. Rero burya mu byo uzakora byose, waba uri umumotari, waba uri enjeniyeri, waba uri umwarimu, icyo waba ukora cyose, umushinga wari wose waba ugiye gutangiza, menya ngo uzashyiramo imbaraga ariko zifite mupangu, zifite aho zizakuganisha, uprojecta ukareba ese ahazaza imbaraga zanjye nzazigaruza gute, bizagenda gute, ntago bizarangira mu mbaraga gusa, ese umusaruro uzaboneka. Ibyo byose nibyo ugomba gukora mbere yuko ushora imbaraga mu kintu. Ndetse iki kirajyana n'icya kabiri cyuko kuba uhuze amasaha yose, kuba uhuze umunsi wose, kuba uhuze igihe kinini uri bize, ntago bisobanuye 100% ngo nibyo biri buguhe umusaruro. Ndetse niba wiriwe uhuze umunsi wose nta kutagize, ukabona ntibikuzanira agaciro, ukabona nta nyungu biguha, nta mafaranga bikwinjirije mu buryo bwa nyabwo, kandi menya ngo urwo ntago ari urugendo rw'iterambere. Reka. Abantu benshi dukunda gutekereza ko kuba uhuze, kuba utaboneka automatically biba bivuze ko uri gukora ibintu bifite inyungu, kandi wazareba neza ugasanga ahubwo uri kwitiranya kuba uri bize no kuba ukora ibintu bitanga umusaruro. Ngira ngo mwajyaga munabibona mu masegondere, aho wabonaga ukabona umunyeshuri aricaye isaha imwe, iya kabiri, iya gatatu ari muri etide,
arahuze rwose, uri muri karikire, ibintu byacitse, ariko wajya kureba ukabona ari kwikorera utuntu turaho, ukabona mbese ntago ari gupika, ntago ari gukoresha umwanya neza yiga bya bintu nyine ubona bifite ireme, ugasanga ari bize ku busa. Urwo ni urugero natangaga, no mu buzima busanzwe niko bijya bigenda, ugasanga umuntu ari bize mu bintu runaka, ntaboneka rwose, ariko nyamara ibintu akora bidatanga umusaruro. Gerageza nuba uhuze, ube uhugiye mu kintu kizima, mu kintu kiri productive, mbese gitanga umusaruro koko. Ukuri kwa gatatu ugomba kumenya nuko burya iterambere rihera hantu uba uri ukumva ntumeze neza, ukumva ntuguwe neza, aho ngaho niho iterambere rihera. Kuko akenshi usanga abantu benshi dukunda kwibera hantu horoshye, hantu hari ubuzima bwiza, ukumva ntushaka kubyuka kare, ukumva ntushaka gukora ya mirimo ikunaniza ariko yishyura, ukumva urashaka kwibera hantu uba uri relax, nta bitekerezo byinshi mu mutwe, wumva kurundanya dosiye bagusaba kugira ngo usabe akazi ukumva bizakuvuna, ukumva ntushaka kujya gukorera ahantu hashyuha cyangwa se hakonja cyane, mbese wowe icyo ushaka ari ukwibera hahandi twita muri comfort zone. Icyo gihe niba utekereza gutyo, menya ngo wowe n'iterambere, wowe no kuzagira icyo ugeraho ni nka hano ni Rusizi. Burya abahanga bagaragaza ko umwanzi wa mbere wawe ntago ari wa muntu kwanga, ahubwo ni hantu ujya ukumva ufite umutuzo, uwo niwo mwanzi wa mbere wawe w'iterambere. Burya kubaho hantu niho hambere hagukenesha cyane kurusha n'umwanzi wawe. Ikindi kintu cya kane ugomba kumenya, nanjye kirantunguye nkimara kugisoma mu gitabo, kandi koko ndatekereje nsanga nibyo. Burya abakene tubereyeho gushimisha abakire, ndetse imico y'abakene uzasanga kenshi yishimirwa n'abakire, kuko uba usanga kenshi tuba tubashimisha, tubakorera akazi batakwikorera, ugasanga kubera tuba dufite igihe turabaganiriza bakaduhemba urusenda, mbese baba badufite muri kontorore. Niyo mpamvu uba usanga imico yacu bayikunda cyane. Burya abakene uba usanga ikintu cya mbere bashyize imbere ari ibiganiro, rimwe na rimwe ari n'amakuru atariyo, ari ibiganiro bitari byo biri aho ngaho gusa, aho kugira ngo batakaze igihe cyabo barimo biga, igihe cyabo bagikoreshe barimo biga utuntu dushyashya, barimo biga ubwenge bushyashya, ibintu byabageza ku iterambere. Ndetse uba usanga abakene ikintu baba bashyize imbere cyane ni ibintu by'imyidagaduro kurusha ibintu bya education cyangwa se ibintu byo kwiga. Kandi ko kuzarebe niba hari umuntu ufite amakuru menshi ya Aisha Speed, Karina Kapoor, Buhinde bwose yabuzengurutse, Amerika yose, Hollywood, ahantu hose inkuru z'abastar zose abazizi, ariko ugasanga kugira ngo azamenye uburyo yafata ibihumbi 10 ngo abibyazemo 15, ugasanga ayo makuru ntayafite. Ibyo rero burya abakire babikunda kubi, kuko bya bindi badakora, bya bindi baba bahuze bashaka amafaranga ntibabibonera umwanya, ubu hari wo kubibakorera, kandi bajya kuguhemba ugasanga nta kintu kirimo. Burya niba ukorera umuntu runaka, mu gihe uri kubona nta income ihagije irimo, kora ako kazi ariko utekereza n'uburyo nawe wazishingira business yawe, n'uburyo nawe wazikorera ibyawe byagufasha gutera imbere mu buryo bwihuse kandi buguhesha agaciro. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya nuko nta muntu n'uyu n'umwe uhari wo kugufasha mu gihe utabigizemo uruhare, mu gihe utateye intambwe, kandi intambwe ifatika. Abantu benshi bakunda kwishingikiriza ku muryango, akishingikiriza ngo afite connection, ngo afite abantu baziranye bazamufasha, cyangwa se hari porogaramu za leta zigiye zitandukanye zizamufasha. Ibyo ngibyo ni byiza pe, ariko burya ntago bizakora mu gihe utafashe iya mbere
mu gihe uterekanye uruhare rukomeye mu iterambere ryawe. Ndetse burya kugira ngo umuntu uwo ari we wese agire icyo yagufasha, azakenera intambwe yawe, azakenera responsibility zawe, azakenera ubushake bwawe. Wikwicara rero ngo bizaba, ahubwo ngira ngo no muri Bibiliya biranditse aho ko kugira ngo Imana igire n'ikigufasha, hari intambwe byibura nawe ugomba kuba wateye kugira ngo ibone ikiheraho igufasha, kuko ibyo bintu ni ukuri. Ikintu cya mbere, erekana ubushake, erekana imbaraga, kuko burya iyo werekanye ibyo bintu uretse n'abantu bagufasha, ahubwo n'amahirwe niho azira. Hari n'abantu baba batuje bari aho ngaho ategereje ngo amahirwe yanjye bazaza ansange, ugasanga uri muri ba bantu bizera ngo icyawe ntaho kijya. Ariko burya ntagiye muri byinshi, ijambo nakubwira ni rimwe gusa: kuba umugabo biraharanirwa. Ikintu cya gatandatu ni ikintu mpora mbabwira buri munsi: ntago uzava mu bukene mu gihe environment yawe cyangwa se abagukikije, inshuti zawe, abo muganira inshuro nyinshi, mbese ahantu uherereye ari abantu batakungura ibitekerezo bigendanye n'iterambere. Burya bajya banavuga ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uri we. Mu gihe cyose uzaba uri kumwe n'abantu batakugira inama igendanye no gutera imbere, cyangwa se ntago ujya ugisha inama ba bantu bagafashe, ba bantu tuvuga ngo babaye successful, ibyo ngibyo ntago byakora. Ikizabaho ni uko uzaguma umeze gutyo, ni uko uzaguma muri iyo environment. Nkuko nabibabwiye, ntago waba ushaka kubaka inzu, ni urugero, ngo hanyuma ujye kugisha inama umuntu utarubatse inzu, umuntu udafite inzu, cyangwa se utarabaye no muri ibyo bintu by'imyubakire. Inama yakugira ni bya bindi nyine nawe aba yumva ariko adafitiye gihamya, adafitiye experience, kuko ntago aba yarabinyuzemo ngo arebe ingorane umuntu ahura nazo, ngo arebe iki byose ku buryo yagira ibintu agushayaringa cyangwa se akuganiriza. Niyo mpamvu rero uba ugomba, niba ushaka gutera imbere, uba ugomba kuzajya uganira n'abantu bateye imbere, cyangwa se ukareba n'ibiganiro by'iterambere, mbese ukagerageza, kuko biragufasha muri wowe hazamo ikintu cyo gufunguka mu mutwe no kumva ugomba kugera ikirenge mu cy'abandi bagafashe. Ntago watekereza mu buryo butandukanye mu gihe ukikijwe n'amajwi akurimita cyangwa kumvisha ko ubuzima ari ubwo ngubwo. Ikintu cya karindwi ugomba kumenya niba ushaka gutera ubukene ishoti, nuko burya niba ushaka amafaranga, tandukana n'ikintu bita amarangamutima akabije. Burya niba guhiga ibiceri ari uguhiga ibiceri, bitandukanye n'ibintu by'amarangamutima. Burya uzarebe nta mukire, biragoye kuzabona umuntu w'umukire utanga amafaranga kugira ngo ashimishe abantu, yemeze abantu. Ibyo ngibyo wenda umuntu ushobora kubikora ni wa wundi nawe uba yarageze hejuru ku gasongero, aho aba icyo ashaka, icyo ubu ngubu aba ashaka ari ukumenyekana no kubaka izina mu buryo runaka. Abo ngabo bo ni ikindi cyiciro, bo baba bararenze, ni babandi twita ngo barenze uruhombero. Ariko burya wa wundi twita ngo ni umukire, abayeho neza, afite ibyo inkenerwa, niba ari inzu afite inzu, afite imodoka, afite famiye, abana bariga nta kibazo, biga n'ahantu heza. Uwo nguwo burya uri muri urwo rwego biragoye kugira ngo uzamubone arimo aratanga amafaranga kugira ngo bamwemere, kugira ngo ashimishe abantu. Uwo biba bigoye, kiretse wa wundi uba uri ku rwego rwo hejuru. Abo ngabo ni bake cyane muri iyi si, bo ni bake cyane bashoboka. Niba rero nawe ushaka kugera muri icyo cyiciro abo bantu barimo, tandukana n'ibintu by'amarangamutima ngo ubuse inshuti zanjye ntazitamo zirandeba gute, baye ntaziguriye akantu, ngo ubuse iyi groupe mbamo nimba ntatanzemo 50,000 ngo ntibazamfata nk'umuntu uri aho ngaho. Mbese bya bintu bituma ushobora gusesagura, ushobora gutakaza amafaranga hejuru y'ibintu biraho bigendanye n'amarangamutima ufite, menya ngo wasigaye. Kera najyaga mbona abacuruzi, ukabona umucuruzi ni umuntu uri seriye cyane, no kumutwara igiceri cya 5 ukabona uwo siwe, ibyo waza umubwira byose
umuntu rero uri mu nzira y'iterambere, uwo muntu atandukana n'ibintu by'amarangamutima ya nta kigenda. Burya amafaranga akurikira ahantu hari umuntu ufite amahame agenderaho kandi ntayatezukeho. Ntago akurikira hantu hari umuntu ukontororwa n'amarangamutima cyangwa se utegekwa n'amarangamutima. Ndetse uzumva kenshi abantu bakubwira bakubeshya ngo kuba udatanga, ngo kuba nta kintu kikuvaho, ngo ubwo nawe nta kintu uzabona mu buzima. Nibyo koko, tanga yego, ariko tanga mu gihe ubona koko ari cya kintu gikwiye. Tanga mu gihe ubona koko uha umuntu, mu gihe ubona koko ari nkenerwa, ariko utabikoreshejwe n'amarangamutima. Ngira ngo mujya mubona hari umuntu uko byamera kose, iyo afite amafaranga aruhuka ari uko ashize, akagurira abantu uwo ari we wese, akaba yamuha amafaranga yumva gusa ariko amarangamutima ari kumutegeka. Ariko burya niba utanze amafaranga, yatanga no muri cya kintu watekerejeho, no muri cya kintu ubona gifite akamaro kandi gikenewe koko. Ikintu cya munani ugomba kumenya ko ugomba gucamo mbere y'uko ugera ku bukire, nuko ubukene buzikuba inshuro nyinshi mu gihe uzanga kwiga, cyangwa se mu gihe uzanga kumenya ibintu runaka byakugirira akamaro. Burya ubujiji burema ubucakara. Igihe cyose uzahagarika kwiga, igihe cyose uzahagarika kugira ibintu umenya bishyashya byagufasha, menya ngo urimo uracumbikira ubukene. Ngira ngo ibi murabibona muri no minsi turi mu isi yihuse cyane, aho tuba dukenewe aho tuba tugomba kumenya ibintu byinshi bitandukanye, kumenya amasomo menshi atandukanye, kuko ibintu birahindagurika. Urasigara gatoya, uramara igihe gitoya utihugura, ugasanga isi yagusize. Ibi rero ntago bireba umuntu wenda utarize kaminuza ngo ubwo ngubwo ngo agiye guhita ajya muri kaminuza, cyangwa se utararangije amasomo runaka, ahubwo ibi bireba twese, n'uwarangije masters na profeseri biramureba. Kugira ngo n'abahanga barabivuga ngo igihe cyose uhagaritse kwiga, menya ngo ibyawe bikurangiriyeho. Ndetse muri no minsi usanga abantu benshi ni byiza rwose, ugasanga abantu benshi bari kwihugura mu bigendanye n'ikoranabuhanga, dore ko riri kwiruka cyane mu bintu bya business. Ugasanga abantu barimo baragenda bashaka amakategori agiye atandukanye y'ibinyabiziga, ndetse ugasanga abana bakirangiza segonderi, ugasanga bari kwihugura mu tuntu tugiye dutandukanye. Hari abo nabonye baba bari mu bintu bya film making, mu gufotora, mbese bavuga bati icyo nakora cyose ariko n'ubumenyi mbwibitseho. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Menya ngo rero mu gihe cyose uhagaritse kumenya ibintu bishyashya, mu gihe cyose uhagaritse kwiga, ibintu ntago bizakugendekera neza, ndetse burimo uracumbikira ubukene iwawe ngo buhature. Ikindi kintu ugomba kubanza kumenya mbere y'uko uva mu bukene, burya kwemera ukuri birababaza. Burya hari igihe kwemera ukuri bibabaza, ariko guhakana ukuri byo bikaba kwitwa kuriho, ariko mu by'ukuri utariho. Abantu benshi basaziye mu bukene kubera kutibwiza ukuri, bagakomeza bibeshya mu mitima yabo ko nta bukene bafite. Burya kwemera ko ukennye byakubabaza rimwe, ariko gukomeza wibeshya ko ukize kandi uri umukene bigenda bikumunga gake gake. Burya ikintu cya mbere, emera ukuri yuko ukennye, urebe impamvu yabiteye, urebe niba hari icyo wabikoraho, ubundi utangire urugendo gahoro gahoro. Hari abo njya nsanga bari kwikomanga mu gatuza, niba ari kimwe riba ribagezemo, ati ngewe uzabaze sha, ndakize mfite buri kimwe, ni ngewe mukire, bose baranzi kuri uyu musozi. Ariko nyamara wareba nk'abana be ukabona buri gihe bahora babirukanira minerivare, cyangwa se ukabona umuntu ni umusore ni inkumi, muri we ari kwiyumvishamo yuko yagafashe, ari kwiyumvisha ko ari uyoboye muri karitsiye. Nyamara wareba nk'ikintu afite, cyangwa se wareba nk'ibikorwa bye, ugasanga ni ibikorwa biciriritse biri aho ngaho, cyangwa se ugasanga nta nabyo. Ako kantu rero ko kumva yuko muri wowe ukize, ukumva ko nta kindi ugomba gukora, aba ufite ako kamoto cyangwa se ako ka business
gatoya ukumva ko wagafashe, iyo myumvire ntago ariyo. Ahubwo reka dukore cyane, dushyiremo ubwenge atari imbaraga gusa, twirinde gukontororwa n'amarangamutima kuko bituma dusesagura, tugira ibintu bishyashya tugenda twiga kuko akenshi dusanga byadufashije, ntago uba uzamenya igihe uzabikenerera. Kumve ko ikintu cya mbere ari ugutera intambwe, ubundi bufasha bukaza nyuma, ibintu byose bizagenda neza. Kora subscribe niba utarayikora kuri iyi channel Ibanga Entertainment, kuko niho dusangira ubumenyi bugiye butandukanye. Kora share kandi kuko hari umuntu ushobora kuba ukeneye ino video ugasanga uramufashije, nabyo byaba ari byiza ukoze share. Ukande kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose nzajya nshyiraho ujye ubu wa mbere mu kukibona. Nshimira namwe mumaje kubikora, nshimira abamaje gukora subscribe. Ibi byose nimwe tubikesha kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment. Ciao, reka duhurire mu kiganiro gikurikiyeho.